Reka ngusuhuze wowe ukurikiye Rama Family, nguhaye ikaze, ndanagushimiye cyane kuba wahisemo kudukurikira kandi natwe tukishimira kuguha ibintu by'ingenzi byagufasha kugira ubuzima bwiza kuko ariyo ntego yacu. Muri aka kanya nashatse ko tuganira ku kintu cy'amazi arimo indimu. Amazi arimo indimu abantu benshi barayakunda kandi abantu benshi barayabwirana bakayarangirana ngo ni meza, ariko mu by'ukuri ushobora no kubaza umuntu ngo mbese ni meza gute, amara iki, afasha iki, ntabimenye kandi yanayakoresha nyine ibyo bamubwiye cyangwa ibyo yarayitezeho, umusaruro yari yiteze kuri ya mazi arimo indimu ugasanga nta kintu na kimwe abikuyemo, ahasigaye agatangira kuvuga ngo amazi arimo indimu ntacyo amaze, barambeshye, cyangwa se wenda mbese akabifata ukundi kandi mu by'ukuri ari uko yayanyweye nabi, yakoze amakosa abantu benshi bajya bakora igihe banywa amazi arimo indimu, ugasanga nyine ayo makosa yakoze niyo atuma atabona umusaruro. Uburyo yayanyweyemo nibyo bituma atabona umusaruro nyawo uhagije. Iteka ryose mpera ku byiza, reka tubanze turebere hamwe amazi arimo indimu, ibyiza byayo ni ibihe, afasha iki. Ubundi amazi nyine ni amazi ni meza mu buzima busanzwe, ariko iyo twongeyemo indimu hari icyo tuba dushaka muri iyo ndimu nyine. Ese ubwo iyo ndimu ibamo iki? Indimu ibamo vitamine C. Vitamine C turaje turebe icyo imarira umubiri. Iyi ndimu nyine ikungahaye kuri vitamine C, ifite byinshi imarira umubiri. Icya mbere nanaheraho ni uko vitamine C iba mu ndimu ifasha imijyana n'imigarura kwaguka ikamera neza, ahasigaye amaraso akanyuramo neza. Ubwo birumvikana ko iyo uvuze imijyana n'imigarura biba byerekeza ku mutima, bivuga ngo umuntu ufata cyangwa se ubona vitamine C ihagije muri we ntabwo yapfa guhura na hypertension, umuvuduko ukabije w'amaraso. Icyo cyari icya mbere. Niba nyine amaraso yatembereye neza mu mijyana no mu migarura, birumvikana ko n'umutima uri bukore neza. Ikindi cya kabiri ni uko iyi ndimu ibamo potassium. Potassium rero iba mu ndimu ifasha umubiri kuringaniza neza sodium iwubamo, ahasigaye umutima ugatera neza. Biracyajyana n'ubundi n'ibintu bya tension by'umuvuduko w'amaraso. Icya gatatu umuntu yavuga ni uko iyo unyweye amazi arimo indimu bifasha umwijima ukamererwa neza. Wamererwa neza kubera iki? Kuko iyi vitamine C iba mu ndimu ishobora gufasha umwijima kwikuramo uburozi, kugabanya uburozi buba buri mu mwijima. Ikindi cya kane ku mazi arimo indimu ni uko afasha gushongesha ibinure biba mu mubiri. Mu kiganiro cy'ubushize tuvuga ku isukari twavuze ko ariyo nyirabayazana w'ibinure. None tubonye ko indimu ifasha gushongesha bya binure biba byageze mu mubiri. Iyi vitamine C iba mu ndimu kandi wumva umumaro wundi ukomeye cyane, ari nayo wongeye utuma nkunda indimu cyangwa se nkunda kunywa amazi arimo indimu, ni uko ikamura isukari iba mu maraso, ikaringaniza iyi sukari. Ni ukuvuga ngo nyine nk'uko mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ko isukari ari umwicanyi wa bucece w'umuntu mu mubiri w'umuntu. Iyi vitamine C iza kuringaniza neza ya sukari iba mu maraso ikayishyira ku murongo. Ubwo ntuhise wumva ko vitamine C yaba umuzamu mu mubiri w'umuntu ku kijyanye n'isukari. Ikindi kandi iyi vitamine C ifasha ni uko ituma feri n'umunyungugu witwa feri tuwukura mu byo turya.
iyi vitamine C ituma wa munyu ngugu witwa feri winjira neza mu mubiri ukaba absorbe ukinjira mbese mu mubiri wose. Noneho ikindi nanone cyiza twavuga kuri iyi ndimu ni uko vitamine C yongera globule blanc zikaba nyinshi. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ibintu bya globule blanc ko byiyongereye tayari uba ugaragaje ko n'ubudahangarwa bw'umuntu bw'umubiri bwiyongereye bwazamutse. Muri make urumva ko vitamine C ifite akamaro kanini mu mubiri w'umuntu, ari ingenzi. Ni nayo mpamvu nyine abantu bayikunda, bagakunda indimu kuko ikungahariye kuri iyo vitamine C, bakayinywa noneho no mu mazi kuko nyine iyo iri mu mazi nibwo ikwirakwiramo neza. Murabizi ko iyi ndimu igira aside nyinshi, ari nayo mpamvu ndi buze kukugira inama ebyiri ku kintu cyo gukora kuri aya mazi arimo indimu kugira ngo iki kibazo cya aside nacyo tuze kukimanaginga. Reka rero noneho ubwo maze kukugaragariza ibyiza by'amazi arimo indimu, ukaba wayakundaga wenda uzemo bikeya cyangwa se utari unabizi, nabyo birashoboka. Uyu munsi muri aka kanya nyemerera rero nkubwire n'amakosa 3 erreurs, amakosa 3 akunda gukorwa n'abantu banywa amazi arimo indimu, nuko bakinubira ko nta musaruro bitanga cyangwa bagahora babikoresha ariko mu by'ukuri nta nicyo bibamarira. Ikosa rya mbere ni irihe? Reka turebe. Ikosa rya mbere nuko abantu banywa amazi arimo indimu ariko bikaba ari icyitiriro. Mu by'ukuri abantu benshi ntabwo bazi gupima, cyangwa se nta nubwo bazi ko ari na ngombwa ko umuntu akwiye gupima amazi akanapima n'umutobe w'indimu ashyiramo. Wowe ubikora ute? Abenshi hari igihe bafata amazi mu kirahuri uku nguku, bagakamuriramo, bagasatura indimu mo kabiri bagashyira mu mazi. Indimu ushyizemo se umutobe uyirimo ungana uti? Ntabwo muzi ko hari n'igihe bamwe bashyiramo utudimu twashaje, utudimu dutoya, utudimu twumye, mbese ugasanga mu by'ukuri ni icyitiriro ko anyweye amazi arimo indimu ariko mu by'ukuri nta ndimu na nkeya irimo uretse impumuro yayo. Bagashyiramo arome y'indimu gusa ariko mu by'ukuri nta mutobe w'indimu wageze muri ayo mazi. Ni ukuvuga ngo rero wahita umbaza ngo igipimo gikwiye ni ikihe? Bagaragaje aba bantu baba bahanga, bagaragaje ko ukwiye gupima amazi, urugero niba ufashe mililitiro 300 z'amazi ukwiye kuba ushyiramo umutobe wa mililitiro 30. Mililitiro 300 z'amazi bashyiramo umutobe wa mililitiro 30 z'umutobe w'indimu. None wowe nkurikiye kujya ukoresha amazi arimo indimu, mu kirahuri cy'amazi ushyiramo umutobe ungana iki? Buriya kariya kadimu kumye cyangwa se iriya ndimu yoroheje idafite amazi uba washyizemo, uyikamuye umutobe wakuzura n'ikiko kinini? Ntabwo bipfa gushoboka. Abenshi ndabizi, nanjye ubwanjye mbivuga ntarabimenya ibi ngibi nkubwira, nafataga indimu nkakata, hakaba n'igihe mu mazi ishyizemo igice kimwe cy'indimu, ikindi nkanagishyira hariya, sinanagishyiremo numva igice kimwe gihagije kubera kutabimenya. Icyambere ni amakuru, ntabwo nari mbizi, ariko maze kubimenya nifuje kubigusangiza, nkabisangiza umuryango mugari wa Rama Family. Iryo kosa ni irya mbere abantu bakora kandi nzi ko barikora ari benshi, kudashyiramo urugero rukwiriye rw'umutobe w'indimu mu mazi akwiriye. Ikosa rya kabiri rikunda kuboneka
mu bantu bakoresha amazi arimo indimu ni uko aya mazi akenshi bayanywa mu gihe kidakwiriye. Iyo uyanyweye mu gihe kidakwiriye byanze bikunze biba bizakuzanira ibibazo utari witeze mu buzima, ibibazo bitandukanye, hakaba n'igihe bishobora no kugutera ubushye cyangwa se ibisebe mu gifu, aho ushobora kunywa amazi arimo indimu aho kugira ngo agukemurire ibibazo wifuza, ibyo wari utegereje, akaba yagutera ubushye mu gifu cyangwa se akagutera ibisebe mu gifu. Ahangaha rero bahita bongeraho bakanakubwira ko iyo nanone aya mazi arimo indimu hari n'abantu bayanywa bagiye kuryama, noneho ibyo byo ni biba cyane, ariko kubera ko mu gifu hazamo indurwe nyinshi, ahasigaye byanze bikunze ugahita ubura n'ibitotsi. Nta muntu unywa indimu nijoro agiye kuryama, kandi harimo ababikoraga, ariko niwumva iki kiganiro ntabwo uzongera kubikora. Dore nanone kandi iyo hano uraza no kumbaza ngo mbese ngo igihe gikwiriye ni ikihe umuntu akwiye kunywa amazi arimo indimu, ariko aba bahanga banagaragaje ko ukwiye kunywa amazi arimo indimu mbere y'iminota 30 ugiye gufata ifunguro rikuru. Ni ukuvuga ngo niba ugiye kugira ibintu urya, banza unywa amazi arimo indimu mbere y'iminota 30, ariko ntabwo ari ibintu ibyo ari byo byose, bavuze ko ari ifunguro rikuru. Ahangaha rero sindi buhatinde kuko ifunguro rikuru ntabwo abantu bose barifatira rimwe. Hari abantu barya mu gitondo nk'abami, bahisemo kurya mu gitondo nk'abami, saa sita bakarya nk'ibikomangoma, nijoro bakarya nk'abagaragu. Ubwo ifunguro rikuru ryabo riri mu gitondo. Hari n'abandi kandi ifunguro rikuru ryabo riba saa sita, abandi nabo bakagira ifunguro rikuru nimugoroba. Hari abantu nimugoroba aba ari bwo barya neza ku bushobozi bwabo bushoboka, akaba ari bwo barya neza nk'abandi. Gusa ntabwo ari byiza, ariko ibyo sindi bubibyigishe uyu munsi, ahubwo icyo nshaka kukubwira kuri iyi ngingo ni uko ikosa rya kabiri abantu bakora banywa amazi arimo indimu, ko bayanywa mu gihe kitari cyo, mu gihe kidakwiriye. Kandi tubonye ko igihe gikwiriye ari igihe, cyangwa se igihe cyiza ari igihe ugiye gufata ifunguro rikuru, ahasigaye ugafata iminota 30 mbere y'uko urifata, ukanywa amazi arimo indimu, kugira ngo nyuma yaho ya minota nuza gufata ifunguro bigende neza. Ahangaha reka mbasangiza impamvu bigenda neza. Ni uko buriya iyo unyweye amazi arimo indimu, igifu gihita gikora umusemburo witwa anzime, noneho anzime ikazamuka cyane, kubera ko ubwo ngubwo igifu kiba gitegereje ko hari ikintu cyo kurya kigiye kwinjiramo. Iyo umaze gutuma ya anzime izamuka mu gifu, ntugire ibintu ushyiramo ngo igifu kibisye, niho hahandi nyine kirasya ubusa, cyangwa se kikaza nyine kukurya, kaza kuvuga ngo amazi aya ngo arimo indimu ngo atera igifu, kandi mu by'ukuri ari uko uba wanayanyweye nyine muri bwa buryo butari bwo. Ikosa rya gatatu kandi abantu bakunda gukora nanone, banywa amazi arimo indimu, ni abantu baba batabanje kumenya situwasiyo y'ubuzima bwabo, y'umubiri wabo, ngo bamenye niba mu by'ukuri bemerewe kunywa iyi ndimu cyangwa se batabyemerewe. Ahangaha ndavuga nk'abantu barwara igifu, abantu barwara impyiko, burya ntabwo mwemerewe kunywa amazi arimo indimu, kereka gusa muganga wanyu abibemereye. Mugomba rero kubanza kumenya ibyo bintu kugira ngo muganga abikwemerere ubone kubikora. Reka rero ngira ngo ayo makosa atatu urayafashe, urayumvise. Niba wayakoraga bihagarike, noneho utangire ubikore neza, bizatanga umusaruro. Kandi mwumvise ko ibyiza byo mu ndimu, byiza biboneka mu mazi arimo indimu,
ni byinshi ku buryo umuntu wese yakwifuza kuyanywa. Hari n'ibindi byinshi buriya ntavuze, buriya abantu banywa amazi arimo indimu ntabwo bakunda gusaza uko biboneye, ariko impamvu ntabitinzeho ni uko mu bintu bijyanye no gusaza hari ikiganiro cyabyo mfite gituma abantu basaza vuba ugereranije n'imyaka yabo. Nirinze rero kubikomozaho cyane kuko nzabivuga mu kiganiro kindi. Niba wowe warakoze subscribe uzahita ukibona, kizahita kikugeraho, kandi nawe wifuza kugira ibyo umenya, kugira andi makuru umenya, nawe wakora subscribe kugira ngo icyo kiganiro n'ibyo biganiro bitandukanye ninjya mbisohora nawe bijye bikugeraho nuko uhita ubibona. Reka rero nsoze ntanga n'izindi nama ku bantu bakoresha amazi arimo indimu. Inama yindi nagira ku muntu ukunda amazi arimo indimu nuko akwiye kujya yongeramo n'ubuki, mazi akaba ari akazuyaze kandi akongeramo ubuki. Iyo yongeyemo ubuki, icyo ubuki buza noneho bwo gufasha, icya mbere ni uko bugabanya ya acide iba mu ndimu. Icya kabiri ni uko buza gutuma izi mikorobe, hari mikorobe ziba mu muhogo, ubuki bufasha gukura nyine izi mikorobe. Ubwo iyo bufatanyije na vitamine C bikura za mikorobe ziboneka mu muhogo. Indi nama ya kabiri ni abantu banywa amazi arimo indimu ko bagombye kuyanywa ari akazuyaze, ariko kandi iyo bongeyemo tangawizi rwose bifasha cyane kuza gukuramo bwa burozi buboneka mu mwijima, kandi umuntu akamererwa neza, umuntu akumva aguwe neza mu mubiri. Ubwo rero nsoje nshishikariza buri wese kujya anywa amazi arimo indimu, ariko akirinda ya makosa atatu maze kumubwira, kandi mwabonye ko ibyiza byabyo ntawabivirira. Mwakoze cyane, nifurije buri wese unkurikira ihirwe.